urugendo nagize rw'uburwayi ku buryo nakabaye ntaratinye kubagwa kuko nabazwe inshuro nyinshi, ariko icyo gihe nari mfite ubwoba muri njye. Iyo decision yarangoye kuyemera. Nararize baravuga ati Annette reka tukubage, bansuzumye noneho hatangira kubonekamo akantu kagaragaza ko nshobora kuba nagize ikibazo mu nda. Dr aravuga ati Annette nkugire inama, mbabarira tugukuremo nyine ubyare tukubage dusove ubuzima bw'uyu mwana wawe. Usika n'igihe njya nkunda kubwira Imana ni ngiye no kutankorera ibintu sinzi impamvu, kuko ukuntu mba nshima Imana no ku gato kabaye wowe uri bwita gato, ngiye mpita nshima Imana. Hari n'igihe njye nyibwira kutabinkorera ngo bimpundagazeho, kubona ukuntu utangushima byoroshye wajya ubimpundagazaho. So ndi mu minsi yanjye yo kuba nabyara, Dr rero arambwira ati Annette tukumaranye iminsi hano ntituzi n'ibibazo, umuganga ati ntituzi ikibazo ufite. Bavuraga nyine nta kibazo bari bazi mfite, kuko njye ibyo natakaga babihaga imiti ntibikire. Urabyaye? Oya bandabyaye mpise mbyara icyo gihe, ibintu byari bibe byoroshye cyane, ntabwo nahise mbyara. Narakubise narariwe. Ibise baprovotse rero, ibise baprovotse bita bikurya cyane bikakugeza kuri level ya nyuma nk'iyo umubyeyi wigiriye ku bise bisanzwe. None ubyo bihera hejuru, uhera nko kuri 1 2 3 nyine uri kuribwa nk'umuntu wageze ku 8. Ya ambulance yacu rwose ndayishimira, afite akana gato ariko buri gihe Mana yanjye, Mana igihugu umugisha wa mubyeyi we, aba nyina hari ku bwanjye, aba hari ku bwacu, ahita agenda nyine ariruka nkashaka utuntu twose aratuzana. Imana ishimwe ko yaduhaye umugisha, yampaye n'umugisha wo kuba nyine yabasha kubitugezaho byoroshye. Yes, Imana ishimwe. Hello guys, meze mute? Njye meze neza. Uyu ni Annette Murava ku buhanga bw'amashusho. Ndi kumwe na Elisa. Ese njyaye mvuga Elisa cyangwa nzaye mvuga Rutayise? Nyiribaba. Ariko cyane cyane ya turashima Imana rero ko yaduhaye undi munsi mwiza cyane wo kubaho. Karibu cyane nanone kuri channel ya Gafaranga na Murava, ariko uyu munsi bwa kabiri hari ikindi gihe mwambonyeho ndi njyenyine nkarabyara, ariko nabwo yaje kunsanga mu kiganiro. Kiragiye amashusho yamfashe, muribuka yuko ari n'amashusho twafashe akaba yari yacitse umutwe. Ariko ubu ngubu ndizera ko murimo murambona neza, cyangwa se nze kuza kubibaza cameraman. So uyu munsi rero nashatse ko tuza kubana turi kumwe twenyine, turi kuganira, abankunda abatankunda. Hari umuririmbyi arakarimbo nahoze ndeba kare kavuga ngo n'abanzi banjye ngo ndabasabira. Ese ari kwikinga izuba kubera ko hano hari izuba rikabije, handi mushobora kuza kubona nk'amazi ari gutakara kubera ubushyuhe. Hari umuririmbyi yaravuze ngo n'abanzi banjye nabo ugende nyine ubagirire neza kugira ngo byibura bazahumeke urukundo. Rero umuntu uwo ari we wese, yaba tugendanye mu rugendo, yaba utabyumva neza, Imana ibagirire neza, kuko tubereho gusa kugira ngo duheshe umugisha abandi, duheshe umugisha isi. Rero uyu ni Annette. Hari n'igihe nzakora live ku buryo nzaba ndimo ndavuga namwe nyine muhita mumbaza mpita mbasubiza, ariko hari bimwe abantu bashaka kuba baragiye bibaza kuri Annette by'umwihariko. Annette nyine atekereza iki ku bintu runaka? First of all, Annette ameze neza. Hari ibintu njya nkunda kubona nko ku macanoza agiye atandukanye nyine banyibazaho, ariko wenda simbasubize. Mbere na mbere meze neza, ntabwo mbabaye nk'ukuntu mutekereza, nk'uko abantu bamwe batekereza. Ntabwo mfite agahinda nk'ukuntu bamwe babitekereza. None Imana yaranamblesinze, nyamaye umwana, ndabishimira Imana.
hari abantu njya mbona muri comment n'ukuriye koko bajya bavuga ngo nimba ngo se ngo mama arabyaye Yesu sha mu by'ukuri abantu bararemerewe mu by'ukuri ishimwe ryanjye rikubangamiyeho ikimwe ne data ariko nanone sinkunda kubleminga umuntu ko ashobora kuba yatekereza ntekereza ko kuba nashima Imana nawe ushobora kuba ufite ibyo washimira Imana ndashima Imana ku bwabyo niyo mpamvu akenshi nsigaye nkunda kuba ndi mu rugo kugira ngo nkore uru rugendo rwo kurera nabonye ari experience nziza cyane idasanzwe ndashima Imana ko yangiriye icyizere kugira ngo mbe umubyeyi so mu rugo rero tumeze neza ariko by'umwihariko Annette ntekereza ko aribyo mushaka kumva. Annette ameze neza cyane. Annette abantu njya nkunda kubona bakunda kuvuga ngo ariko ngo Gafaranga ngakunda ngo umugore we igihe nshobora kuzajya kubona nkabona barambwiye nabi barantonganyije ariko nanjye mu by'ukuri ndamukunda mfashe n'umwanya wo kumushimira cyane uburyo yagiye abana nanjye uburyo ahagararanye nanjye cyane. aho hari akantu nanyuzemo gake ngaca hejuru ariko ntababwiye nkababwireho gato cyane ku bintu byambayeho mu kubyara kwanjye nagiye mbicaho gato cyakora hari bamwe ngo babifirinze bakavuga ati Annette ushobora kuba warababaye mbe nabo baba hari abantu baba batwumva tutaravuga so njyewe nagize igihe hari umuntu ujya ukunda kuvuga ngo ubundi ukuntu byatangiye ariko njyewe nagize igihe mu kubyara nabanje kurwara cyane kandi indwara navuga idasobanutse mara igihe mu bitaro ari nabwo ariyo mpamvu nabyariye ahantu ntagombaga kubyarira ariko naho ndashimana ko yemeye yuko ariho mbyarira. Yego nagize uburwayi njya mu bitaro maramo hafi icyumweru bampa imiti myinshi cyane bampa imiti ikomeye cyane ku buryo nyuma yaho n'ukuri bampaye imiti bagera naho bampa imiti ya kanseri bampaye imiti rwo ndi kubivuga nseka ubu nyine nabaye muzima. Murabona ko ubu nicaye nashyizeho agasego ni umugongo ariko icyo gihe sinabashaga kwicara sinabashaga kugira gute ndabibasangiza kugira ngo mwumve urwo rugendo ariko akenshi mba ngira ngo nkomeze n'abandi. Hari n'igihe nshobora kubwira abantu hari ababyeyi ariko hari n'undi muntu ushobora guhura n'ikindi kintu cy'ikibazo akavuga ngo ubuzima bwarangiye kandi nyamara ahantu nari ngeze ubwo muri kumbona mvuga nseka nta muntu utabasha kurenga ahantu hitwa hanyuma kabisa. Imiti bajya batera abantu barwaye kanseri narayitewe sinanakira ntwite inda ibura nk'iminsi nk'itanu ngo mubyare bantera imiti bajya batera abantu barwaye kanseri sinakira. Byari ibihe bitoroshye byari ibihe bikomeye cyane nari mfite uburibwe wagira ngo ni ibise kandi atari ibise noneho batangira no gutekereza ati ariko ibisi ibise ufite warese tukagushyira hano hamwe n'abandi babyeyi ugategereza kavuga ko iminsi yanjye ntiragera kandi ibise naba mbyumva byari ibintu bisa nkaho bidasobanutse ababyumva barabyumva hari igihe umuntu ashobora kugira utuntu tudasobanutse rimwe na rimwe hari umuntu urwanywa hari n'abana barwanywa by'umwihariko bitewe n'umugambi Imana ifite ku buzima bwabo. Nkunda gukoresha umugambi nshita ndamusuhuje cyane ngo ibintu byanjye byose mbishyiramo Imana ntabishyizemo Imana ntiyaba ari njye nanabiseguraho ariko nta nicyo bitwaye uyu ni we ngewe mu by'ukuri warabibonye nawe cyagiye warabibonye niyo ntangiye gusa nkaho mera ukundi kuntu ndakeburwa nkabyumva yuko ubwo uwo si ngewe. So nari mvuze ngo bitewe n'umugambi Imana ifite ku muntu igasa nkaho Satani akawurwanya ariko icyo nzi ni uko Satani atari umuneshi. So bigenda gutyo rero mara icyumweru aho ngaho rwose ndyamye bambura byaranze bigeraho abadogiteri bafata umwanzuro baravuga ngo tugiye kugutera ibise kugira ngo ubyare kuko ibi bintu uri kugira biri kukugiraho ingaruka nk'umubyeyi biragira ingaruka ku mwana igihe cyawe cyo kubyara cyarageze mu by'ukuri hari iminsi umubyeyi ageramo
kuba wabyara ntibe bigize icyo bitwaye, bakaba babizi ko wageze mu minsi yawe. Kuba baragwaye ngo itariki 10 ariko uri nko kuri 5 wabyara ku ya mbere kuri 20 na nk'ibyumweru 2 imbere biba byashoboka. So nandi mu minsi yanjye yo kuba nabyara, dogiteri rero arambwira ati Annette tukumaranye iminsi hano ntituzi n'ibibazo, umuganga ati ntituzi ikibazo ufite. Bavuraga nyine nta kibazo bari bazi mfite, kuko ndebye natakaga babihaga imiti ntibikire. So baravuga rero reka dusove ubuzima bwawe n'ubw'umwana kuko ntabwo tuzi ikibazo ufite. Iyo niyo decision nakiriye cyane mu buryo bwihuse, ndavuga ati ni mu nteribise. Imana nishimwe cyane kabisa, ababyeyi bari hanze barabyumva basuhuza. Ndabasuhuje. Banavuze ngo ni mu ntere ibise. Kubera nagize ibise mbere yuko ngewe igihe cyanjye kigera barabigabanya. So ntangira kumva mfite courage ko bya bintu burya nzabishobora, ko burya ibise nta birenze. Simbwa ati ibise rero nimba ari uko bimeze ibise nta kibazo, ibise ndavuga mu ntere ibise. Mu minsi yashize nanyuze muri gahunda y'ibise mu ntere ibise. Ati sawa rero twatangiye, natangiye kujya ku bise banteye ibise kuva nka saa moya za mu gitondo, nibwo bavuze ati rero turatangiye. Ubwo rero mu rugo bahita batangira kwitegura ko ngiye kubyara. Umuganga yaraje wari wiriwe arambwira ati courage rero ubu ngubu watangiye, ariko nkumva ntago mbabara. Bakobyabise ko numva rwose nta bintu birenze, umwana mubyaye rwose ntababaye pe. Arambwira ati ndamubwira nishane nimba nambwiye n'induma zageza nk'ejo mu gitondo. Arambwira ati ubu uri kubara ukanabara yuko nimugoroba uri bugeze ukiri kubise, ese wa mwana ko utari kumva uburibwe bw'ibise ngo bumera bute? Ndavuga ntago nizeye ko nahita mbyara, ariko nyine mu rugo abavandimwe batangira kuvuga ati mutumenyeshe, abantu mutangiye mutwa-updating ko uyu muntu atangiye ibise, ubwo nyine ubuzi ko gahunda yabayeho nta kindi. Mutumenyeshe mutubwire gahunda, turatangiye gahunda y'amasengesho. Ndabashimira cyane mwahagararanye nanjye, ndabyibutse kabisa. Ikintu burya uzashima Imana ku cyo Imana igukoreye. Ntabwo tuba tubivuga ngo dukomeretse abantu badafite ababari hafi icyo gihe, ariko none se wowe ubifite ubikoresha iki? Niyo mpamvu gushima Imana kubw'icyo yagukoreye ntabwo ari ikosa, ntabwo ari ikibazo. Ushobora gusanga ari byo dufite n'ibindi natwe tudafite, dushobora kuba waba ufite naba nsengera, naba ndimo ndaririra, ariko muri aka kanya ndashimira umuryango wanjye uhagararanye nanjye, bahise batangira gukoranaho, mutumenyeshe mutwa-updating. Njya kubise nirirwaho umunsi wose nkababara bikongera bigashira, umugoroba uragera. Ndabyibuka hari n'utundi tuntu twari tutaratungana ko numva ngifite iminsi yanjye. Mpamagara umushuti wanjye ndamushimira cyane. Ambulance yacu rwose ndayishimira. Afite akana gato ariko buri gihe Mana yanjye, Mana ijye iguha umugisha wa mubyeyi we, aba nyine hari ku bwanjye, aba hari ku bwacu. Ahita agenda nyine arirukanka ashaka utuntu twose aratuzana. Imana ishimwe ko yaduhaye umugisha, yamuhaye n'umugisha wo kuba nyine yabasha kubitugezaho byoroshye. Yes, Imana ishimwe. So arabizana. Icyo gihe yangezeho rero natangiye kunoga noneho byanyabyo. Ni umushuti wanjye ukunda kunserereza, yarahageze ibaza umuntu uri kubisa ukuntu aba ameze, yarahageze araseka. Inshuti yanjye ntabwo ibaho kabisa. Naramubwiye nti reka nkubwize ukuri, waseka mu bindi ariko guseka umuntu uri kubisesha akubita igitwenge. Nari natangiye kunoga ibise ndabitangira noneho byanyabyo. Nari nabitangiye kare ariko ndi gufata imiti ariko nta kintu nyine iri kumarira. Ninjoro biragera igise kirankubita, noneho ndavuga ati menye icyitwa igise, menye icyitwa igise. Narariwe koko byanyabyo, numva uburibwe bukabije cyane. Ngize ngo barampamagara. Uzi ikintu maze kukwigiraho kuba twakorana, umuntu udafite icyo ashima cyangwa se umuntu ashimira cyangwa umuntu udafite amashimwe muri we, ndakubwiza ukuri. Hari ukuntu
ufite nk'ibintu wifuza kugeraho mu buzima bwawe, ufite intego wumva ufite intego nyine byanze bikunze ufite n'abo ushimye, umuntu ukugiriye neza, umuntu ugufashije mu buzima nyine ugufashe mu rugendo rwawe undi uri kugendera, ukaba ufite amashimwe muri wowe ko uwo muntu ahari, ukora wumva utashaka kuzamusebya, ukora wumva ushaka kugira ngo ukomeze nyine. Ari amashimwe, umuntu udafite amashimwe bagukurikiye rwose bihangane birememo amashimwe. Oya, amashimwe ni ikintu gikomeye cyane. Reka nkubwire, uswa n'igihe njya nkunda kubwira Imana ni njyewe no kutankorera ibintu sinzi impamvu, kuko ukuntu mba nshima Imana no ku gato kabaye, wowe uri bwita gato, njyewe mpita nshima Imana. Hari n'igihe njye nyibwira kutabinkorera ngo ubimpundagazeho, kubona ukuntu utangushima byoroshye wajya ubimpundagazaho. Byari natangiye urugendo noneho rw'uburibwe bukabije iryo joro, ndababara ariko ntangira kugira icyizere, ndavuga nti ibi ni byo ababyeyi bose bacamo. So esprit Annette, ugiye kubicamo, ugiye kubona umwana wawe, narababaye pe. Njyewe nafataga ibyo bintu nkiri kuri miti yayindi nababwiye. Ibaze gufata ibise uri kuri ya miti nabasobanuriye mbere, nkiri kuri serumu iri kuntera nyine, iri kumpa umuti w'ibintu nyine badasobanukiwe ndwaye. So byari ibihe navuga yuko bitoroshye, ariko byavuyemo ni bya bindi umugisha cyangwa se ngo biva ku mbuto z'imiruho. Urabyaye? Oya, bandabyaye mpise mbyara icyo gihe, ibyo bintu byari bibe byoroshye cyane, ntabwo nahise mbyara, narayakubise, narariwe. Ibise baprovotse rero, ibise baprovotse bihita bikurya cyane, bikakugeza kuri level ya nyuma nk'iyo umubyeyi wigiriye ku bise bisanzwe. None ibyo bihera hejuru, uhera nko kuri 1 2 3 nyine uri kuribwa nk'umuntu wageze ku 8 nyine uba uri kuribwa cyane kabisa. Barambwiye ati impamvu uri kubabara cyane ni uko ari ibise baprovotse, naho ubu buribwe ufite wari ubu ufite ugeze nk'ahantu hanyuma ugiye kubyara. None bakambwira ko ngeze ahambere gisigaje nka etape nkazi. Ndavuga ni ndumva umwana arimo ararira ariko nta kibazo. So nabirayeho, barampima basanga ndacyafite urugendo rwose rurerure. Iyo nkuru ntabwo navuga ko yanejeje, iyo nkuru yanciye intege cyane. Bati ni ibintu umuntu aba agomba gucamo. Bigeze mu gitondo naraye nabi, ikindi gitondo niriweho kuva mu gitondo ndara ijoro ryose, ikindi gitondo ibise bitabihagarara ngo ba. Ubwo umubyeyi yahita yumva icyo bishatse kuvuga, ntabwo ari byiza rwose. Muganga yaraje asanga ndi muzima, ndi gukubita agatogo, meze neza cyane cyane. Ese Annette ko mperuka warayikubise byagenze bite? Ndavuga yewe byabise byagiye directement, ahita avuga ati tugiye guhita tukubaga. Reka nkubwire, iyo niyo decision mu buzima yindi yangoye kuyifata. Sinzi impamvu nari mfite ubwoba, kandi njye abantu banzi hari igihe nzabaganiriza, kuko abantu bari kumenya ubu bashobora kuba batarankurikiranaga kera, kandi kera burya najyaga ntanga ubuhamya bwanjye ku buryo abantu babizi bazi neza urugendo nagize rw'uburwayi, ku buryo nakabaye ntaratinye kubagwa kuko nabazwe inshuro nyinshi. Ariko icyo gihe nari mfite ubwoba muri njye, iyo decision yarangoye kuyemera. Nararize baravuga ati Annette reka tukubage. Bansuzumye noneho hatangira kubonekamo akantu kagaragaza ko nshobora kuba nagize ikibazo mu nda. Dr aravuga ati Annette nkugire inama, mbabarira tugukuremo nyine ubyare, tukubage, dusove ubuzima bw'uyu mwana wawe. Nafashe agahe ndasenga, nyine baranganiriza bambwira ko nta kibazo, bamengereza abantu benshi bagiye babicamo bakagaruka. Njye navuga agatabo benshi ntabwo ari njyewe, mumbabarira benshi se ni Annette nyine. So ninjira muri salle d'ope,
baranganiriza cyane nari nabwiye Imana ni ngusange muri salle dope ngusangeyo operasiyo ari wowe uyikorera kuko umuganga ashobora kuyikora agahusha akagira gute ariko umbabarire ko nari mfite ubwoba bwinshi cyane ku buryo ubwoba bwonyine uzi ko bushobora gutuma ugenda se so nari mfite ubwoba bwinshi ariko operasiyo yanjye yagenze neza bari baranteye ubwoba ko kiriya gishinge kiryana cyo mu mugongo by'ukuri ntabwo cyandiye cyane nk'uko nabyo expectingaga barambaga nari mfite ubwoba ko ikinya kitari bumfate ntangira mbabwira nti ni ukuri ngiye numva ikinya kitamfashe dogiteri ati ikinya ntabwo cyaba kitaragufata nete rwose nabwira ni ukuri kose ahantu hose uri gukora ndi kumva mbabara ntusature kuko ndacyari kumva cyakosane ugiye twagutereye ikinya kuko ntabwo ikinya kiragufata kugira ngo nemere ko basatura kabisa byari nose muri make wari ukiri kubyumva byanyabyo bitari ukubeshya buriya ni mu mutwe burasanga nari nkiri kumva ko ariko ntabwo nababaye vraiment ikinya cyari cyamfashe barantera rero numva umwana karabaye ndavuga ati uwo mwana urize ni uwanjye cyangwa baramunyeretse neza neza numva nacanganyikiwe muri njyewe ndavuga Imana igira amaboko Imana impaye umwana igira amaboko nongeye ndayishima niba mureba mpita nongera nkagarura ya shusho burabyaye rero ndabyaye ndagenda nyine aho mba nduhukiye Bishop araza tuba turi kumwe dushima Imana tugira amagambo turakomeye cyane turi twenyine aho ngaho utaramubona ariko wumvisha ari kurira nagiye kumva nyine kararira Yesu ndavuga ati ntabwo ibintu bishoboka wowe amvuyemo njyewe umwana amubwiza ukuri niyo mpamvu igihe cyose mvuga gutyo mpita nsabira abantu bakeneye urubyaro navuga ngo Imana ibahe kubyara Imana ibahe kubona abana Imana ibahe kubona umwana ndashima n'Imana rwose mu bantu maze iminsi rwose nzi mfite hari abo Imana yagiye igirira neza dufite inkuru nziza cyane z'uko Imana yatangiye kubikora ndashaka n'ubundi buhamya ndashaka ubuhamya kuko iyo ndi gusenga mba ndi kubyumva ndashaka ubuhamya bw'abandi bantu maze kubona abanyegereye bambwira ko burya Imana yakoze bafite grossesse ndashaka n'abandi ndongera ndabibasabiye mu izina rya Yesu Kristo kanumva uyu muntu uzanye urahageze reba imbere yawe gato utabona umuntu wambaye umupira w'umweru reba ni muri kaburimbo reba umuntu wambaye umupira w'umweru so muranyihanganira ni ibintu byihutirwaga nagomba gukurikirana yego nshima Imana nawe umwana nyine tumushyira mu biganza by'Imana kandi niho ari rwose rero kandi nk'uko nababwiraga ndashaka ubuhamya hari bamwe maze kumva Imana yagiriye neza ndumva namwe nshaka kubumva ko hari icyo Imana yakoze muri mwebwe nzashimana namwe Imana nk'uko hari abo ndi kubikora nabo Imana irera kandi izi kubikora neza cyane rwose mu gihe gikwiriye so icyo gihe twagize umwanya nyine wo gusenga icyo gihe nari nkimeze neza cyane naje gusubira mu cyumba cyanjye hanyuma nyine mbona abantu bagiye baza kundeba turi gushimana Imana byari ibihe bidasanzwe inshuti zanjye zimbaza ati Yaramenetse nyine ubona ari ibintu bidasanzwe cyane ndashima Imana kubwo umugisha yampaye
ndashimana kubw'umugabo wanjye, ndashimana uburyo yahagaze muri kiriya gihe. Yahagaze neza cyane, yahagaze mu buryo burenze ubwo nasobanura. Kuva icyo gihe nababwiye nari narembye, uwo munsi nabyariyeho byageze mu gicuku, negutse shwi, numva umutwe wanjye uraremereye nk'upima toni. noneho nabivuga abantu bakagira ngo ndi kwanga kubabaza mu nda nyine kubera igisebe, ahubwo nyamara ibibazo mfite ni ahantu bihuriye n'ibisebe byo mu nda, biranga kwegura umutwe, biranga. Abaganga twababwira ati mumubwira nywa amazi, ntakumva uburibwe mfite. Ubu buribwe ni ubumarwaho n'amazi koko, amazi barayampata, ndanywa amazi biranga pe. Ngewe nkumva ndi kugira uburibwe, noneho bakabukonfuzinga nuko ari uko nabazwe. Kumbe nagize ikindi kibazo ariko ntibari kubimenya. Barimo barumva ko narwaye umutwe, abantu bamvugishije cyane, abantu bansakurishije nyuma yaho, ubwo nahise ndwara umutwe. Rero nywa amazi, uryame muri pozisiyo imwe, ugire gute, ariko biranga. Mbyuka nyine ngewe ijoro nabyariyemo nibwo nahise ntangira kurwara noneho cyane. Kandi mwibuke ko namaze ikindi cyumweru mbere yuko mbyara. Nkimara kubyara nahise noneho ndemba bikabije cyane. Ibi byo numvaga ntaramenya neza ukuntu nzabisobanura n'uburyo nzabivuga. Buryo iyo umuntu ari mu kintu buryo wavuga ari shayo urimo rwose, ubuze ko ubuzima bwarangiye, ariko iyo waharenze buryo wabasha kubivuga. Ngukize barayigane. Ubu biri kujya mu kiganiro, ubu ndi kubiganiriza. Ibyo bintu byambayeho ntabwo nari ko nzabasha no kubasha kubivuga, kuko iyo nabashaga kweguka nabaga negutse, sinari nyibasha, ntabwo nabashaga kuba navuga. Ubwo igihe nari bube norohewe ni igihe nari bube ngaramye ndeba muri pozisiyo imwe gusa. Mu yandi magambo nahise mera nk'umuntu uri pararize. Ubwo nibwo wabaga worohewe, ngaramye ndeba muri pozisiyo imwe. Umuntu uri gucuranga ntashaka kunshokoza, abantu b'Imana, umuntu yacuranze aranshokoza, mpita numva ntangiye gutekereza umuziki. Yes, kureba muri pozisiyo imwe gusa nibwo nabaga norohewe. Narariwe cyane, imisego myinshi cyane. Umwe afashe wenda nk'aho ari bubashe kugira ngo wangaburire, undi ari aho nganyegamiye, undi nyine byari mumpera iyo telefone. Byari ibihe bitoroshye cyane, byari ibihe bikomeye, ariko ndashimana ko yabincishijemo kubw'iki ishaka. Hari abantu Imana ihitamo gucisha mu bintu runaka. Excuse me. Ibyo bintu nabiciyemo muri iyo minsi nari ndaho ngaho ku bitaro, ariko batari gusobanukirwa ikibazo mfite, niko mbitekereza, kuko ntago wamenya umurwayi ikibazo afite ngo ubure kukivura. Batangira kuzajya bangendesha ngo ningende, ngo reka kuryamisha, ngo operation ntawe yiryamisha. Kumbe bari kuryamisha umuntu utabasha no gukandagira ari ugutitira. Ariko nkihangana nkavuga reka ngende, uburibwe mfite ndabuzi, sinabashaga kugira gutya. Ubwo kugenda byabaga meze nabwo ndi gutitira, kuko naravugaga ati hari wenda wasanga koko ari njyewe wananiwe gusipota uburibwe bwo mu nda, nubwo numva atari bwo mfite. Naje gutaha ariko meze nabi. Urugendo rwo kuva kwa muganga kugera hasi sinzarwibagirwa. Birasaba ko nza kuza nonsa umwana kari kakiri gato. Bamfata nyine ndi mu buribwe, bageza hano mu rugo indembe. Noneho indembe ari ukwita ku mubyeyi no kwita ku mwana. Umubyeyi utabasha kugira ikintu nimvuga n'iki na kimwe akora, ntacyo nabashaga. N'akana k'agahinja, nuko abantu bari bandiho byari bimeze. Biragenda biba ibintu birebire kugeraho Imana yakoresheje umuntu umwe
abona bikomeje kwanga aravuga ati se nari nzi ko bya bintu byoroshye abahamagaye aho ngiye nagombaga kubyarira nashima Imana nanashimira abo baganga nabo ko Imana yabakoresheje indwara yanjye ikabasha kumenyekana ikibazo nayo nagize ariko urumva nyuma y'igihe hafi cy'umweru kindi meze nk'umuntu wabaye pararize mu buribwe ntabasha gusobanura kuri kubivuga nk'umuntu wasubiye muri cya gihe watitiye ni bubi n'umuntu wese uzi icyo kintu wese aravuga ati nimba ari ubwo buribwe uwo muntu ari gucamo nicyo kintu tuzi kibabaza nari mbabaye rwose hanyuma tuvugisha uwo muntu utera ibinya aho ngaho kuri uwo muganga wundi aho n'ubundi nagombaga kuba narabyariye imbere iyo ntafatwa n'iyo ndwara yindi ya mbere iyo impamvu ntabivuze ntabwo rugufema sinigeze nyimenya sinzi ibyari byamfashe mbere yo kubyara byo n'ubu sinzi icyo nari narwaye ibyo byo naba nkubeshye mvuze ngo nari narwaye iki ariko icyo gihe amaze kumuhamagara ahita atangiye kuvuga ati ameze gutya na gutya nta kintu nyine n'amaboko ntabakora ngo ibyo ngo umuntu yanapfa nyine bikarangira so nta kintu n'iki na kimwe umuntu aba yabasha gukora nuko aravuga ati icyo gihe rero ukuntu biba byagenze baba bafashe urushinge baguteresheje urushinge runini kuko abantu babazwe baza ahantu batera urushinge rw'ikinya noneho amazi yo mu Rutirigongo ngo akazajya ameneka ni ukuvuga ngo amazi ngewe mu Rutirigongo yatangiye kumeneka bakimara kumbaga niyo mpamvu nahise mfatwa iryo joro urumva mu Rutirigongo nta kindi kigomba kubaho kuko ni ibintu bimanukira ahangaha kumanuka niyo mpamvu nta kintu wabasha gukora nyine pararize iba yabaye nyine kubera ko ntiwakandagira gute si n'ahangaha byafatiye bikamanuka nyine aho ngaho mu Rutirigongo ayo mazi rero yahoraga ameneka ubwo buzima bwose uko kose no amazi yo ari kumeneka uko kose ko kutamenya ikibazo cyari gihari no kubigendesha no kugira gute kudasobanukirwa ari kumeneka niko none ndi kurushaho kumera nabi ubuzima burarangira ndavuga ati byarangiye n'abandi hafi kabisa byari inkuru itari nziza byari inkuru itari nziza cyane kubona umuntu wabagaramye gusa nabashaga kuba navuga ariko ngaramye tarabona umwanya wo kwishimira akabebe umwana araho ntabasha kumufata gutya ubwo ari ukumuzana ukashyira hano ku ibere ukongera ukamushyira kuko ntabwo nashobora guhindukira ngo murebe sinashobora no gufata ukuboko ngo mufate ibibazo uwo mubyeyi naratangiye ndanababara for umwana nibaza uburyo gatangiye nk'abantu buri muntu wese afite urugendo rwe acamo urwo ni urwanjye Imana ifite impamvu yabyo ariko burya umugisha wose cyangwa se umwana umugisha urarwanwa uko byagenda kose nuko ayo mazi rero mu Rutirigongo yagendaga ameneka aravuga ati ibi byose mwarabikoresheje ati twarabikoresheje nimba ibyo bintu byanze dusigaje process ya nyuma iyo ngiyo ubwo nisigaye gusa n'umuhanga yarazi neza ko iyo process nayikora ndi wite nkira wumva iyo nkuru ukuntu yari yasaka mu muryango abantu bose barahangayitse uvuga ngo yari bukuvure mwahita nanataha ukahita utaha shamanandi ese akantu kica umuntu ari akantu gato kandi reka tuvuge si gato ahubwo kuko ako si gato mama araho hafi yahita akubwira ati ikintu uvuze ntacyo nzi kuko ubu nica ahangaha igihe mama hari niyo ndi kubiganiza nk'inshuti yanjye aravuga ntabwo ari kubibabwira neza niyo nzabimubwira mbibabwire njye nabibonaga umwana yari yagiye byarangiye ubuzima bwe
nabibonye yagiye turi kureklama ngo Imana tugarurire umwana ndavuga nge abavuga nge ko mba ndi umwana kuri we ahubwo vuga ngo kutamenya amakuru icyambere ni amakuru kutamenya amakuru kuko uwo muntu ikizere yari afite ngo nimbimukorera rwose arahita akira ngo bakareba uyu muntu utagenda uticara utahindukira utavuga udakora nta namwe nta uramuvura ahita ahaguruka atahe iyo process nayo iri painful iyo ni process yindi nagize none se hamwe bari bakubyaje ibyo ho ntabwo bari babimenye nta nubwo bakomeje kubikurikirana byibuze ngo bamenye ngo umurwayi wamuze ate nari natashye aho urumva nari natashye ngo wari inzi bari bataramenya ikibazo aho kiri bumvaga yuko ari operation ariko bakumva abandi babyeyi bawaze bameze neza nkabwo ariko mu by'ukuri ngende kuribwa nyine barabibonaga ko bikabije nyine bikabije umutwe ukabije nyine ntahindukira ameze gutya baba bashobora kungendesha bikaba ari nka gutya pararize irimo kugenda gutya ibintu bibi cyane nk'abantu icyo gihe rero iyo process barabanje barananganiriza bambwira uko bagiye kubigenza barambwira ati rero urushinge runini nibwo bakoresheje amazi yo muri Rutirigongo akazajya ameneka kandi rero bari bajombye ahantu habiri ati ubwo rero ikintu ngiye gukora ngiye kongera njombe hejuru y'aho bari bakujombye ubwo umuntu ahita amenya gahunda y'umugongo umuntu uba afite ahagaze nibwo ababyeyi babazwe cyangwa se ababyeyi babyaye bakiri mu minsi ya mbere bahita bamenya gahunda y'umugongo ubu n'abandiho ubu tugiye kongera dufate agashinge tukujombe hejuru y'aho bajombye ako ngako ndiwe ngiye kugutera ni ikinya kugira ngo nze kuza kongera kukujomba nanone ngiye guteramo kateteri iyo kateteri sinzayibagirwa kateteri yo mu mugongo ubundi muzarebe iyo bagiye nko kudutera serumu bagateramo kara gateteri nimba ari ibiki kariya nyine kameze nk'agatube nimba ari agaki noneho bakaza gukuramo agashinge agasigaramo ka kantu ariko banyuzamo umuti nyine mu mutsi ka kandi noneho bari bagiye gutera mu mugongo bakamanura mu mugongo uri kubikora ukababara kugira ngo bafate amaraso yandi bari kunkuramo bahita bagenda bayatere muri ya kateteri bimanuke biri kuza mu mugongo wanjye uko bapompaga ndutwa ari ugupompa inkomba biramanutse no mu mugongo ahangane byarangiye ubu ngubu umeze neza uri kubivuga ukongera agashishiye no gushishiye bakamanura amaraso bakayitera amanga kateteri rero nayo yari ikindi kindi we baba batangiye operasiyo byari bibe bitoroshye ariko ndi kubiganira nyine ntabwo bisanzwe kuba mpagaze ku maguru yanjye yombi kuba ndi kubivuga nicaye kuba ndi guseka byari byaraderanje ibintu byose na hano nabasha kumva ukuntu bishop ajya ahita akubaza yogezaho ahita akubaza ngo Imana irakora nsubiza Imana irakora ongera ubwira abantu Imana irakora nuko nkuko akunda guhita bivuga yes Imana irakora nanjye ndabihamya aho hantu menya ngiye kuhava kugira ngo byorohe kuko ntabwo byanyoroheje bagatera bikamanuka icyo nshimira Imana rero
icyo nshimira Imana ni uko nyuma y'igihe runaka kitari kinini pe mama yagiye kubona abona ngize arahindukiye igitangaza kirabaye igitangaza cya mbere kirabaye ndahindukiye urahindukiye nivuga gahoro nyine n'udutege dukeya yego siko mpindukiye ndahindukiye itangaza ryabaye uri kubivuga nkabona amashusho byari ibihe bitabaho ndavuga reka nongere mpindukire n'urundi ruhande turavuga ngo amena Imana ingaruye mu buzima ubu ntabwo hari igihe ndimo ndaganira n'abanyamwuka cyane hari amaterme nakoresha ariko ubu ntabwo ariyo ndi gukoresha ubu turi kuganira ariko mu buzima busanzwe kuko ubundi byo ndi kuganira n'abantu by'ukuri ubu ngubu tuba turi kurebwa n'abantu bagiye batandukanye hari n'abantu baba badasobanukirwa ibintu nyine tuba tuvuga ngo by'umwuka n'iki niyo mpamvu nshaka kubishyira mu buzima busanzwe ariho tubiganiririra ariho bibe byumvikana reka kongeramo nyine bya bintu hari imvugo tujya tugira hari uburyo uvuga ukumva uramwumvise neza uwo muntu ndashima Imana ko yangariwe mu buzima ndashima Imana ko yangariwe mu buzima uwo ni wo munsi wa mbere kuva nabyara nabashije kwegama bazamura igitanda cyangwa wegamye banshyiraho umwana ngo ngaho mwonse ubanga ibyo bintu babikorera kwa muganga ubundi ababyeyi bo barabizi babigukorera iki mwana akivuka bagahita bamumishyira uwo munsi wa mbere mu minsi yose naremaranye n'umwana niwo munsi baje bavuga ati umunsi wa mbere intoki zari zitarakomera bamufatishaho ariko meze ntya negamye ku gitanda umwana aronka umutwe utangira kurekura yego mu by'ukuri ntahatinze ubushize nabivuze mbicaho ariko nyine nkomeza kuvuga ko nzabiganiriza abantu nzabibabwira ibyo bintu bibaho ubashobora guteresha urushinge runini amazi yo muri Rutirigongo akazajya ameneka umuntu agahita amera nk'uri pararize utavuwe wagenda ibi rero mbivuze kugira ngo mu by'ukuri abadukurikira ni benshi ntabwo ngewe iyo nkuru nari nyizi iyo ndwara sinari nyizi ibyo bintu sinari mbizi nari bunabacike iyo tutagira amahirwe tukabona ufite amakuru none se ubundi muri make iyo ndwara iyo baje kurangira bavuze ko yitwa ngo iki kono uretse kukubwira ngo ibyo ngibyo cyakora nimba babyita umutwe warashe nyine simbizi ibintu nk'ibyo ngibyo ko bavuga ko ari cyo kintu kibabaza cyane reka bari ko mbyita ariko nsobanuye neza uko biba bimeze amazi yo muri Rutirigongo ameneka urumva Rutirigongo umuntu yasobanukirwa ibyo ari byo mpamvu umuntu aba yabaye nk'uwo muntu uri pararize ariko utamenya amakuru nababwira ngo umubyeyi nataka yaba n'abadukurikirana yaba n'abaturi hafi nyine ni ugushakira ikibazo ahantu hashoboka n'ahadashoboka kuko ntitukabijenerarize ngo umuntu ahita abyita ngo n'abandi ni uku bimera n'abandi ni uku bimera cyangwa se turacyari bashya abamama bakiri bato hari ukuntu iyo tugitangira umuntu avuga ati yananiwe aracyari mushya ntabwo arabimenya kandi ni uku bimera ni nk'uku bimera sibyo mujye mushakira ikibazo ahashoboka n'ahadashoboka kuko umuntu ashobora kugucika ndashima Imana ko yatubashije tukamenya amakuru nkagaruka nkaba naragarutse mu buzima mukaba muri kumbona mukaba mukiri kumwe nanjye cyangwa nanjye nkaba nkiri kumwe namwe rero ubu nshobora no kuba hari nk'umuntu ubu ndi kuvugana nawe kuko hari umuntu ushobora kuba hari nk'umurwaza uri ahantu nawe umubyeyi we byagenze gutyo kuko nyuma yanjye nahise menya undi muntu umwe ngira ngo cyangwa babiri bahuye n'icyo kibazo babiri urumva ntarabigira ntabwo nari nzi ko ibyo bintu bibaho ariko nyuma yanjye nahise menya abandi bantu babiri
ni ugufatirana ndabibaganije burya nta kintu umuntu amenya ku busa rero abantu ibyo bintu bibaho ariko no kubifatirana ariko iyo umenya amakuru ubasha nyine hari n'igihe bavuga yuko ufashe kofi nimba ntibeshye ninsanga naribeshye nzagaruka mbabwire ko nibeshye kofi iki kugira ngo iri concentré cyane ushobora nawe kuba wayikoresha wenda ishobora kuba yakugeza ku kigero cyo kuba wakira ariko bishobora no kwanga hakaba hari iyo process iyo ngiyo iyo ngewe nakorewe nkaba naragarutse mu buzima icyo nabwira abantu mumenye ko ikintu cyose kuba utakizi bitavuze ko kitabaho ku buryo utekereza mu bihari nabyo nta kibazo ariko uhita unamenya yuko twe ntitukajeneraliza abantu bashobora guhura n'ibintu bitandukanye n'iby'abandi kandi umuntu ashobora kugucika mu kanya nk'ako guhumbya musengera ababyeyi cyane bagiye kubyara cyangwa se bibarutse iriya minsi ntabwo ari iminsi yoroshye mana yanjye ubwo kuko ariyo etape ngezeho nyine mbuze kuri icyo nyine mu by'ukuri icyo kintu numvaga nshaka kukivuga nkishimye ntambukije kuko igihe cyose ngiye mwatangiriye kumbona kuri iyi cano nari ntwite ubu rero narabyaye ariko nyine ntabwo mwari muzi nyirizina ngo urugendo rwanjye rwo kubyara rwagenze gute ko mbere yo kubyara nari nababwira urugendo rwanjye rwo gutwita rwagenze gute habura nk'iminsi mike ngo mbyara burya rero mu rugendo rwanjye rwo kubyara nanyuze muri ibyo ariko dore ndashima Imana twese turashimana mu rugo twese iyo mvuga twese ubwo nawe abarimo nyine uwo mugisha wacu Imana yaduhaye twese turashima Imana ndashimana Imana ko yangaruye mu buzima nkaba ndiho nkomeye shima Imana nseka ntabwo nawe bashe guseka mwabantu mwe nicaye cyakora ngaramye rero bagangaramye nagusekeraga uwasanze ngaramye nta rwari umenye ko ndwaye ako Satani ni umugome ariko mu izina rya Yesu Kristo ndashimana ko atabigezeho ndashimana ko mpagaze ku maguru yanjye yombi ndashimana ko nicaye hanyuma ngo sinzapfa nzarama kugira ngo ntangarize abantu imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ndashimana ko ntapfuye kugira ngo ntangarize abantu imirimo Imana yankoreye ndashimana ko ntapfuye kugira ngo mbe ndi guhamya neza ahantu Imana inshishije kugira ngo mbe mbona hari muri ibyo yavuze ngo ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite ndavuze ngo uyu mugongo reka nkwite ibisigisigi ku buryo Satani ashobora kubikoresha akavuga ati utarambonye kiriya gihe nta nubwo azambona na utarambonye kiriya gihe ntabwo wambona mu izina rya Yesu Kristo fatanije n'undi muntu wese uri kunkurikira utarakubonye kiriya gihe uba ari igihe cyawe njye mvuze ibi hari n'ibindi nzababwire rega aka ni agastori gato nari mpisemo kubabwira mbuze ariko hari n'ibindi uvuge ngo utarakubonye kiriya gihe ntabwo ari bukubone muri iki gihe utarakubonye igihe bagusohoraga mu nzu ntabwo ari bukubona ubu wabashije no kubaka akazu kawe aho ngaho gato ukabona nyir'uguramo n'intambara ntabwo ari bwo ari bugushobore utarakubonye igihe isi yakotaga ntabwo ari bwo bugushobore utangiye gukora nyine mu buryo ngo kuko ari igihe uba umushomeri ukabona ibintu by'akazi wagera mu kazi ugahura n'ibigeragezo none ubwo utangira kumva ibintu birangiye ariko Satani utarakubonye kiriya gihe utanafite ako kazi ntabwo ari bukubone ngo nuko uburiye n'ibigeragezo mu kazi ari mbibwirijemo ariko navugaga ngo yakoze biriya ntaho yagiye n'ibindi zabikora Imana iracyaturinze rero mureke duhaguruke dutangaze umva imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ndashima Imana ku bw'urwo rugendo ndashimana ku bantu babanye natwe ndashimana ku badusengeye ndashimana ku bahagararanye natwe ndashimana ku
ku muryango wanjye by'umwihariko, ndashimana kubw'umugabo wanjye, ndashimana kubw'ababyeyi, ndashimana kubw'abavandimwe, ndashimana kubw'inshuti, ndashimana kubw'abaganga Imana yakoresheje, kuko n'uwo ngo nabo ngabo bahise babyihutisha. Ahari Satani ashaka gutwara ubuzima bwanjye, ariyo mpamvu ahari byahitaga byihuta, tuwutere ibise tukubaga bikagenda gutyo, kubera ko nababwiye kare yuko hari ikindi kibazo bari babonye nshobora kuba nagize mu nda, ariyo mpamvu bagombaga gutwara umwana, bagombaga gukuramo umwana mu nda bagasolva ubuzima. Ni process itari yoroshye, na nyuma yaho ngashima Imana no kubwa abandi yakoresheje, nkabaho ndashimana kubwa abansengeye, ndabitwara abadusengeye, ndabitwara abadusengera inyuma hirya tutanazi. Ndavuze ngo ndabashimiye cyane, ndavuze ngo ndakomeye, ndavuze ngo ndanezerewe, ndavuze ngo nezerewe Imana cyane, ndishimye. Kandi mwari mukeneye kubyumva ndi kubivuga, ndi kubivuga muri ubu buryo. N'igihe nzajya nibuka n'indi mirimo n'ibitangaza nzajya nza mbivuge, nzajya nza mvuge ngo Imana yankoreye ibi ngibi. Murabona ko mbyibushye, urabona ko ntangana uko nanganaga icyo gihe, ko nyuma yo kubyara nabanje ndananukaho, kubera kurumva umuntu wari umeze atyo n'ibindi bindi mwabantu mwe. Ariko ndashimana ko byibura igikomanywa wenda kingaragaraho gake. Arakaririmbo bajya baririmba nakoze, ariko ngiye bakaririmba kera ko na nyuma ya zeri rakora, na nyuma ya zeri rakora, na nyuma ya zeri rakora, na nyuma ya zeri rakora. Urabizi cyane umva ni zero kasi. Aho ho mpise mbibona byari byarangiye, byarangiye, ariko dore ndi kuvuga Imana. Hari imihigo ngiye nahize nzayihigura, ariko sinayigiye kuri kamera, niyo mpamvu atari ngombwa wenda kubivugira kuri kamera. Ariko kandi ndashima Imana ko yangariwe mu buzima, ndashima Imana ko yaduhaye umwana tukaba tumufite, ndashima Imana ku bwa buri umwe wese uhagararanye natwe nkuko nabashimiraga. Kandi nkuko warubimbwiye, na nyuma ya zeri Imana irakora, nta hantu n'aha namwe Imana yageze umuntu itabasha kumukura. Hari n'ibindi byinshi, hari stories nyinshi umuntu yavuga, umuntu yabaganiriza, ariko niyi ntabwo yoroshye bene data. Njya mbona comments mukambwira ibyo mushaka wenda ko dukorana, nabyo nta kibazo. N'ubundi ndacyabakeneyeho ibitekerezo byanyu, kandi ndanashaka kubashimira cyane ko mwabanye nanjye, ko mwanteze amatwi, yaba mu biganiro byacu tuzajya tugaruka kenshi. Kandi Imana bamugisha kubana natwe muri iyi minsi, muri kubana natwe. Nimubona mwana byongera mu byongere, bw'icyubahiro cy'Imana mu byongere. Ariko ndabashimira cyane, ndabashimira ko muri kubana natwe, kandi turabakunda. Mukomeze mudukunde, musubscribinge, musharinge. Nimba wumva uryohewe n'ibi ngibi, nimba wumva simvuze ko navuze ibiryoshye, ariko ushobora kumva ikintu kigutashinze ukumva n'undi wenda wabimusharinga. Kandi si n'ibiri gusa tuvuga hano, murabizi ko tujya dufata umwanya wo kuramya no guhimbaza. By the way, ndabizi ko nabiheruka abantu bari kubinyaka cyane muri comment, nta hantu byagiye mutagira ngo byaragiye. Ndahari, ejo bundi muzabibona, muzabona bya bindi nabyo musanzwe munziho. Ndi kuramya Imana mu buryo bwo kuririmba, nabyo birahari cyane, nzanabikomeza. Tuzahumurizanya, tuzafashanya cyane, tuzatanga nyine ihumure ku mpande zombi, kuri twebwe no kuri mwebwe. Ikindi ndabararikira nk'uko nkomeza kubivuga, hari abantu bakunda kwamamaza ibintu bazakora nko mu mezi nk'atanu. Nta kibazo, niba muzabihaga simbiza ko ndabararikira ibintu nkomeza kuvuga ati ndi gutegura kuzazana hano cyangwa se kuzabaganiriza. Ni projet imaze imyaka itegurwa, niyo mpamvu nkomeza nyivugaho ubu. Ariko mba nashaka guhita mpubuka, ariko mpora mvuga ati ndabararikira kubana natwe kugira ngo murebe ibyo bintu mu minsi iri imbere turimo turategura, kandi byiza cyane muzabona kuri channel yanyu mukunda. Rero Imana ibahe umugisha, mwakoze kubana natwe, kandi
mukomeje kudukurikira muzi neza rero yuko abantu mushaka kwiga indimi harimo Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Igishinwa. Royal Training Hub irahari kugira ngo ibashe kubahereza ubwo bumenyi. Twebwe turiyo, murabizi ko turi kwigayo cyane rwose. Bishop wanyu naza agomba kuza ari kubereka yuko amaze iminsi ari kwiga cyane. So rero natwe niho turi gukorera, iherereye mu Giporoso hariya mu mazu yo kwa Rutayisire. Utubona icyapa kinini hejuru cyanditseho Royal Training Hub. Nyine habarizwamo ibyo bintu byose. Ushobora kugenda hariya ukajya kuyigira, ushobora kwigira online, ushobora no bakeneye gukoresha urwo rurimi. Mwana ashobora bafite gukoresha Ikinyarwanda, hano baragufasha nyine bafite uburyo bwiza cyane bwo kuba bakwigisha online, kandi turabahamya yuko imyigishirize yabo ari myiza cyane. Rero kugira ngo abo bantu babashe kugufasha, wabahamagara kuri iyi nimero 0782 24 49 64. 0782 24 49 64. Royal Training Hub ku bantu bose bifuza kuba bakwiga indimi. Ushobora kuba ufite nk'akazi kenshi, hari ubyo mushobora kuvugana, bakagwa nk'amasaha yawe ushobora kwigiramo. Ushobora guhitamo kwiga mu buryo buri VIP, ushobora guhitamo kwigana n'abandi. Ayo mashuri yose arahari. Ikindi ntabwo bigisha cyane abantu batageze mu ishuri gusa, bashobora kwigisha babandi batigeze bagira amahirwe yo kujya mu ishuri, ariko hari na babandi baba baragiye biga mu by'ukuri ariko bakeneye kwiyongera ubumenyi. Bafite abarimu benshi bagiye batandukanye muri buri cyiciro, bashobora gufasha buri cyiciro cyose. So kandi mukomeze mubane natwe, munatugane. Bishop Gafaranga Fashion, mu bantu bashaka kwambara neza, amakositime meza, amashati, inkweto n'ibindi byose bigendanye n'abagabo, inkweto by'abagore nabyo turabifite, imyenda y'abagore myiza. Mutugane kugira ngo tubambike neza, mudushyigikire cyane, kuko ibyo bintu byose ni ugushyigikira umurimo w'Imana, kandi vraiment n'ukuri nimba mudukunda no kubabona muri ubwo buryo nabyo ni byiza. Imana ibahe umugisha rero, mwakoze kubana natwe. Ciao.